nirwo rwamuteye kumvira. Mbega urukundo rutangaje, rwarurata ncungura. Yasize intebe y'umwami yase, yemera kunyitangira ngo nkire. Nari mbuze epfo na ruguru, imbabazi ze zirangoboka. Maze urukundo rwe runtera umunezero, mererwa neza mu mutima wanjye. Urukundo ruhebuje, nirwo rwamuteye kumvira. Mbega urukundo rutangaje, rwarurata ncungura. Nari maze igihe kirekire mboshywe n'umwijima w'ibyaha byanjye, maze kumenya ineza yawe, gukurikira mfite ibyishimo. Kuko nari mbohowe ingoyi y'ibyaha, ndahaguruka ndagukurikira. Urukundo ruhebuje, nirwo rwamuteye kumvira. Mbega urukundo rutangaje, rwarurata ncungura. Ntateka ncirwaho kuko ndi muri nawe akaba ari muri njye. Niwe nkesha kubaho kwanjye, negera intebe ye ntacyo ntinya. Nkambikwa ikamba nkesha uwancunguye, ntabwo nzahwema kumusingiza iteka ryose. Urukundo ruhebuje, nirwo rwamuteye kumvira. Mbega urukundo rutangaje, rwarurata ncungura. Sabato nziza. Mbese muranyumva? Reka dusome isomo ry'urufunguzo, aho turisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere umurongo wa 12. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12, haravuga ati: icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Reka twicishe bugufi dusenge. Data twese ugira neza, Imana ihoraho, umuremyi n'umucunguzi, isoko y'imigisha yose, tugushimiye imbabazi n'urukundo rwawe tugaragariza uko bucya bukira, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye umwana waduhaye, ukemera ko atubera igitambo kugira ngo umwemeye wese akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Turakwinginze rero kugira ngo twese uduhe kurushaho kuzirikana uwo mugisha waduhaye, kandi hirya no hino abana bawe batari bumva yuko icyo gitambo ari cyo cyonyine cyo kwishingirizwaho, turakomeza kugira umwuka wera akomeze kwinginga imitima yabo bose, kugira ngo ubwo tugeze mu gihe giheruka umwana wese umwe kwishingikiriza kuri Yesu Kristo gusa, kugira ngo ubwo ibihe bikomeye bidusatiriye he kugira n'umwe wakwishingikiriza ku mbaraga izo arizo zose zo muri iyi si, cyangwa iz'umuntu cyangwa ize bwite,
ahubwo twese twishingikirize ku bushobozi mvajuru kugira ngo amaherezo yacu azabe meza, kandi muri uru rugendo turimo twongeye gusaba kugira ngo twemere kuba itabaza rikwiriye, twemere kwakira umucyo wawe uko umunsi ku wundi tugenda twongerwa umucyo, utunde kugira na muto dukerensa, ahubwo tuwakire wose, twemere kuwugenderamo kandi twemere kugeza ku bandi. Umwana wawe muri aka kanya ugiye kutugezaho ijambo ryawe, reka he kuba ari we, ahubwo imbaraga mvajuru umwuka we wera aba ari umuyobora, kugira ngo twese duhazwe nawe muri aka kanya, kandi ibyiringiro byacu bibe muri wowe gusa. Tubikwambaje mu izina rya Yesu, amen. Okay. Murakoze. Muranyumva? Okay, ndabona Sam ambwiye ko munyumva n'abandi bavuze ko banyumva. Tubishimiye rero Imana cyane kuko itumye bishoboka, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Amazina yanjye nk'uko mumenyere ni Hagenimana Jean de Dieu, nkaba anjye mubwiriza w'uyu munsi, kandi nizeye ko tugiye kubana mu cyigisho Uwiteka yaduhaye cyitwa ngo Ndi Umwana W'Umwami. Icyigisho cy'uyu munsi kiravuga ngo Ndi Umwana Icyigisho kiravuga ngo Ndi Umwana W'Umwami. Rero ndagira ngo tuze kugendana neza, Imana ibidufashemo. Ndabona abantu bose bambwira ko banyumva, ubwo rero ni byiza. Reka nze gusharinga screen kugira ngo ubwo ndibuze kuba nigisha muze gusoma ibihamya. Icyigisho nk'uko namaze kukibabwira kiravuga ngo Ndi Umwana W'Umwami. Isomo ry'urufunguzo, nk'uko bari dusomeye, isomo ry'urufunguzo nk'uko bari dusomeye riboneka muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 12. Riravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, ariko abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Iri somo ndongera ndisubiyemo, ravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Amagambo y'iki cyigisho ndagira ngo muze kuyitaho ubwo turi buze kuba tugiye kuyiga. Iki cyigisho nagikuye mu ndirimbo, nk'uko muyibona hariya ni indirimbo y'Icyongereza. Akenshi njye nifuza kuba nayiririmba ariko nkabyihorera kuko abantu benshi batumva Icyongereza. Ariko iravuga ngo once, hano baravuga ngo once I was clothed in the rags of my sin, wretched and pure. Ngo igihe kimwe nari nambaye imyambaro y'ubushwambagara y'ibyaha byanjye, ndi impezamajyo kandi umukene, nari naratakaye ndi njyenyine, numva ndi njyenyine mu mutima. But with wondrous compassion, ariko kubw'impuhwe zitabona uko zivugwa, the King of all kings, umwami w'abami bose, in pity and love took me under his wing. Mu rukundo n'impuhwe nyinshi amfata anshyira mu mababa ye. Cyo gusubiramo kiravuga ngo
oh yes I am a child of king. Ngo yego nibyo ndi umwana w'umwami. His royal blood now flows in my veins, and who was wretched and poor now can sing. Ngo njyewe ngo ubu ngubu amaraso ya cyami aratembera mu mitsi yanjye. Njye wahoze ndi impeza amajyo kandi umukene, ubu nshobora kuririmba ngo shimwa Mana ndi umwana w'umwami. Igice cya kabiri kiravuga ngo and now I am a child with a heavenly home. Ubu ndi umwana ufite urugo mu ijuru. My holy father has called me his own. Data wanjye wera yanyisuwe, and I am cleansed by his blood. Kandi nejejwe n'amaraso ye, and I am clothed in his love. Kandi nambaye urukundo rwe. And someday, kandi umunsi umwe, I will sing with the angels above. Nzaririmbana n'abamarayika bo mu ijuru. Igihe kimwe ubwo nari ndimo niga muri kaminuza, iyi ndirimbo hari ukuntu nageraga umuco n'uyu munsi ndawugira wo gushyiramo indirimbo zikaryohera ibitekerezo, ariko rwose ntanazitayeho, ari kugira ngo mpugire gusa mu kumva izo ndirimbo, ariko mfite ibindi nibereyemo. Indirimbo ro zagiye zijyamo, imwe ivaho indi igakurikira, ariko bigeze kuri iyi ndirimbo numva umwuka w'Imana ndarikiye gutega amatwi kugira ngo numva aya magambo, kuko yari akomeye cyane bikurikije n'igihe nari ndimo n'uburyo Imana yashaka kugira ngo aya magambo agire uburemere. Uko ayo magambo nayumvise n'uko nyabasomeye, ariko ubwo namaraga kuyumva yaremye ibitekerezo byinshi muri nge, ntangira kwibaza ibibazo byinshi ku buryo rwose mutabasha kubyiyumvisha. Nibajije ibibazo byinshi cyane, ariko nshuti bavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko ijambo ry'Imana ryarushijeho kumpumura ku bintu bigiye bitandukanye. Imana inyereka, imbwira ibintu bitandukanye muri iyi ndirimbo, kandi muri ako kanya nise nshaka n'amasomo ya Bibiliya harimo rya somo rya mbere twasomye, kuko twasomye isomo rivuga ngo icyakora bamwemeye bose. Kuko iyi ndirimbo ikimara gutambuka nese nibaza ibibazo, nava ndi umwana w'umwami, ngo amaraso ya cyami. Noneho bigeze kuri aya magambo avuga ngo amaraso ya cyami ngaratembera mu mitsi yanjye, nahise ndeba imitsi yanjye nk'umunyabyaha, nibaza ukuntu amaraso ya cyami arimo aratembera mu mitsi yanjye, numva birancanze. Naje ndavuga ariko burya uzi ko iyo umuntu yeguriye Kristo aba akoze ikintu gikomeye. Ubu ngubu amaraso ya cyami atembera mu mitsi yanjye byanzanye ibibazo byinshi. Ntangira kwibaza ntese harya ubundi abana b'umwami babaho gute? Kuko naravuze nise ubu nzakomeza kubaho imibereho isanzwe, ahari ntihari ukuntu abana b'umwami babaho. Ariko se mwebwe nk'uko mubizi, harya abana ba perezida babaho nk'abandi bana bose basanzwe? Ntekereza ko atari ko bimeze. Niyo baba abana ba burugumesitiri ntabwo babaho nk'uko abandi bana bose babayeho. Yewe buriya binashobotse umwana wa meya ntabwo yabaho nk'uko abandi bana bose babayeho muri ako karere. Ndetse umwana w'umuyobozi w'umudugudu ntekereza ko ari ukuntu yagombye kwitwara ku buryo abantu bose bamenya ko ari umwana wa mudugudu. Rero ibyo bintu byanje mu bitekerezo bituma ntangira kubaza Bibiliya. Ariko ikintu cya mbere nibaje, navuze se koko turi abana b'Imana? Aya magambo y'icyatsi mubona y'ubururu mubona hano ninjye wayanditse, mwumve uko nabitekereje muri icyo gihe. Naranditse ngo ibyanditswe byera bihamya bidashidikanya ko turi abana b'Imana. Ariko ikibazo ni iki? Ese kwitwa abana b'Imana birangirana n'umubatizo, cyangwa hari urundi rugero dusabwa kugeraho? Kuko usomye ririya somo wakumva ko umuntu wizeye wese ari umwana w'Imana. Ndetse abantu mu madini atandukanye bakunda kuvuga ngo izera umwami Yesu urakira. Ibyo bikaba bihagije. Akaba ati oya, ibyo birahagije upfa kuba wizera ubundi uhita uhinduka umwana w'iki? W'Imana. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko mu cyigisho tugiye kwiga aka kanya tugiye kubona ko igisabwa atari ukwitwa umwana w'Imana gusa, ahubwo hari n'ibindi. Hano barakomeza bavuga ngo aha hari ikibazo buri wese akwiriye kwibaza, kuko abakristo benshi bibereye mu bunenganenzi. Hariho n'abibwira yuko, hariho n'abakubwira bakavuga ngo Imana mbere yuko tujya mu ijuru izakoresha pourcentage. Sasa rero ni kibiri bivuga, kuko hari abantu bakubwira ati burasa Imana izasaba gukiranuka kose, Imana izasaba ko umuntu agomba kuba akiranuka mu bintu byose. Oya, buri Imana izakoresha pourcentage. Nibona mfite nka pourcentage nka 70% nzemererwa kwinjira mu ijuru. Oya,
reka rero tuze kubaza Bibiliya ikivuga. Ariko se turi abana b'Imana? Reka icyo kintu aba aricyo tubanza kumenya. Umuntu wabatijwe aba ari umwana w'Imana koko, cyangwa ari urundi rugendo asabwa kugenda wenda nk'urwo kwibabaza, kujya ahantu hatagatifu, gukora ibintu by'agahanyu, hari imirimo runaka asabwa gukora kugira ngo abe yakwitwa umwana w'Imana? Turi abana b'Imana mu buhe buryo? Nk'uko isomo riri projected kuri screen zanyu muribona, urwa mbere rwa Yohana igice cya 3:1 kugeza 8 haranditse ngo nimurebe urukundo ruhebuje data twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Hano haranditswe ngo nimurebe imirimo myiza twakoze igatuma twitwa abana b'Imana? Oya. Hano biranditse ngo nimurebe ingendo ndende twakoze none Imana itwise abana bayo? Oya. Hano haranditswe ngo dore wabaye umukuru w'itorero, dore nimurebe ukuntu twabaye abakuru b'itorero Imana ikabitwise abana bayo? Oya. Hano haranditswe ngo nimurebe ukuntu twasenze amasengesho maremare ndetse tugasenga ijoro tukajya mu butayu bikaba byitwa abana b'Imana? Oya. Hano haranditswe ngo nimurebe mu gitabo kugana Yesu, Erinate yaranditse ngo Yohana mu kuyoberwa uko yakwita ibyo bintu yatungiye abantu agatoki ati nimurebe, nimwitegereze urukundo rw'Imana rwatumye yitwa abana b'Imana. Kandi niko bigize gute? Kugira ngo atagira n'ushidikanya, arangira bati niko tugize gute? Niko turi. Nicyo kituma abisi batatumenye, kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Ntabwo avuze ngo hari igihe kizagera mukaba abana b'Imana. Oya, aravuze ngo bakundwa, ubu turi abana b'iki? B'Imana. Ariko uko tuzamera ntikuragera gute? Ntikurerekanwa. Kuko nubwo turi abana b'Imana uyu munsi turacyambaye wa mubiri. Niba wariyeguriye Kristo umugaye n'uyu munsi uracyamugaye. Niba wariyeguriye Kristo warahumye n'uyu munsi uracyahumye. Niba wariyeguriye Kristo uri mugufi n'uyu munsi uracyari mugufi. Niba wariyeguriye Kristo ufite ibintu runaka bitagushimishije n'uyu munsi uracyabifite. Kubera yuko uko tuzasa ntabwo biragira gute? Ntabwo birerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we, iri jambo niryo nshaka. Kuko namanje nababwira ngo ese koko turi abana b'Imana? Nanjye ndabihamya yuko niba mwariyeguriye Kristo muri abana b'Imana. Ndabyemera 100%. Ndetse n'uruhare rwanyu kugira ngo mukuze amazina yanyu mu gitabo cyo mu ijuru, cyangwa se mutuma ayo mazina yanyu agumamo. Nanjye ndabihamya ntashidikanya ko muri abana b'Imana. Ariko ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko wagize gute? Aboneye. Iyi ni inshingano. Nubwo twitwa abana b'Imana, ariko none ibyo byiringiro byuzuye muri twe, hari inshingano tugize gute? Duhawe yo kwiboneza nk'uko ageze gute? Aboneye. Hano bakoze avuga ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha. Yesu Kristo yerekaniwe gukuraho iki? Ibyaha. Nimujye muri Yohana, mu gitabo cya Yohana, iryo somo ntabwo narishizeho hano, ariko ubwo nasomaga muri iki cyumweru, nako ntabwo ari muri Yohana, ni muri Matayo. Nimujye muri Matayo muhasome. Aho hantu harantangaje, mwagira ngo ntabwo ari hasanzwe hari muri Bibiliya. Kuko mu isi ya Gikristo muri iki gihe rwose nimujye muri Matayo muharebe. Mujye muri Matayo, iryo somo turisome kugira ngo mwumve icyo Imana itubwira muri iri somo, kuko ndashaka kugira ngo turyige rwose abantu muryumve. Muri Matayo igice cya mbere, duhereye ku murongo wa 21 ni nawo wonyine ndasoma. Haranditswe ngo azabyara umuhungu uzamwite Yesu. Ijambo nshaka niryo rikurikira, riravuga ngo kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Ndetse na Yohana ubwo yatungiraga abantu abereka ngo
dore ntama w'Imana ukora ibyaha byari mu isi. Yarababwiye ngo dore ntama w'Imana, ariko abongeraho ko ntama w'Imana akuraho ibyaha by'abari mu isi. Rero nshuti bavandimwe, ibi bintu ntekereza ko ari ibintu bikomeye kandi ni ibintu tugomba kwitaho tukabiha agaciro. Barakomeza bavuga ngo, kuko ananditse ngo muzi yuko uwo yerekaniwe kugira gute? Muzi yuko yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi arakomeza avuga ngo uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese, urumva ngo Yohana arimo arahamya ibyo we yabonaga, kuko Yohana we yabanye nande? Yabanye na Yesu. Okay. Kuko Yohana we yabanye nande? Yabanye na Yesu. Aravuga ati rero uwo yerekaniwe gukuraho iki? Gukuraho ibyaha. Hanyuma arakomeza ngo umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese uguma muri we ntakora iki? Ibyaha. Iri jambo na Yesu yararivuze, kuko yarabwiye abantu ngo ngende umuzabibu, mwe muri amashami, nimumuguma muri nge muzabasha gukora ibyo njyewe nanjye ubwanjye ntabashije gukora ndi mu isi. Araje aravuga ngo ntacyo mubasha gukora mutagize gute? Mutamfite. Ntekereza ko iryo jambo Yesu ubwo yaryivugiye. Rero na Yohana nibyo avuga hano, nimuguma muri we ntabwo muzakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutse nk'uko we ari umukiranutse. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe nibi, ni ukugira ngo amareho imirimo yande? Ya Satani. Ibi bintu byose byangarutse mu bitekerezo nyuma kumvira ndirimbo. Niba ndi umwana w'Imana ngomba kubaho bitandukanye nuko nabagaho, ngomba kubaho bitandukanye nuko wenda nuko nakuze, bitewe nuko n'umwana wa perezida ntabwo abaho nkuko abana bose basanzwe. Sintekereza ko umwana wa perezida nubwo yakina kujya mu kabyiniro ntabwo yajya mu kabyiniro karimo indaya zose zibonetse. Umwana wa perezida nubwo yakenera kujya kunywa inzoga utagira ngo yazinywera naho abandi bose bari. Umwana wa perezida nubwo yajya gukina ntabwo akinira aho abandi bana bose babonetse bari gukinira. Umwana wa perezida nubwo yagira ibiganiro ntabwo aganira ibyo yiboneye. Umwana wa perezida aba afite uko avuga, nuko yitwara, nuko akora, nuko agenda. Buri kintu cyose mwabonye ko kiba giteguye ku bana ba perezida. Yewe no mu muhanda bita byigaragaza. N'umwana we nubwo yajya gutambuka mubanza kumuha inzira, kubera yuko n'umuntu udasanzwe. None twebwe turi abana b'umwami utegeka ijuru n'iki? N'isi. Niyo mpamvu Yohana arimo aravuga ati nibyo kuko muri abana b'Imana, kandi uko tuzasa n'ibikurerekanwa, ariko igihe turiho tukaba tufite ibyo byiringiro, hari imibereho dusabwa kubaho, kandi nanjye nicyo mbasaba kugira ngo mubyiteho. Mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 11 kugeza 18 haranditswe ngo kuko uwezwaza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe, nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se. Iri somo rirakomeye. Kuko uweza n'abezwa bakomotse hehe? Kuri imwe, nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se. Muri make Yesu aravuga ati arega mwigira ikibazo, n'ubundi no kubeza ninjye uzagira gute? Ninjye uzabeza. Kuko niba mwabyumvise murabasha kumva neza yuko ikintu nce kugira ngo mwige uyu munsi ni ikintu bita kwezwa. Kuko icyo kuba muri abana b'Imana cyo nanjye ndagihamya muri bo, kuko ni igikorwa gikorwa rimwe cyitwa gutsindishirizwa. Iyo umuntu amaje kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, akemera kumwiyegurira, abatsindishirijwe. Uwo ni umwana w'Imana rwose. Ndetse no mu ijuru yanditswe mu bitabo by'abana b'Imana. Ndabibabwiza ukuri, ntitaye ku rugero rwo gukiranuka agezeho, ntitaye ku byiza akora n'ibyaha akora. Niba waragize ubwo
wemera kwiyegurira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, iyo etape ukayicamo wanditswe mu ijuru nk'umwana w'Imana, ndetse wanditswe mu gitabo cy'abana b'Imana. Icyo gitabo uzagikurwamo n'icyo bita urubanza kagenzuzi, kuko Imana izakora icyo bita urubanza, isuzuma imirimo yawe nyuma yo kwiyegurira Yesu Kristo. Nisanga imirimo yawe itarabaye imirimo y'abihannye, itarabaye imirimo y'abantu bakiriye Kristo, koko ubuntu bwa Kristo ntacyo bwakumariye, noneho ijuru rizafata decision yo gukukura mu gitabo cy'abana b'Imana. Ariko kuri ubu ngenda guhamya kuri umwana w'Imana. Niyo mpamvu tugomba gutinya muri uru rugendo rwo kwezwa, tukarugendamo neza, kubera yuko hari urubanza kagenzuzi, kandi uru rubanza kagenzuzi rusabasha gukura amazina amwe n'amwe mu gitabo cy'Imana. Abari biswa abana b'Imana kubwo gutsindishirizwa bazakurwa mu gitabo cy'Imana, kuko bananiwe kwizera ngo bagendane gukiranuka. Hano barakomeza bavuga ngo ati, nzabwira bene data izina ryawe, nkuririmbire ishimwe hagati y'iteraniro, kandi ati nzaba ariyo niringiye, kandi ati dore ndi hano njyewe n'abana Imana yampaye. Murabizi ko Yesu azadupresenta imbere y'Imana akavuga ati dore abo wampaye. Ariko Yesu yaduhishuriye ko nitunanirwa kumugaragaza hano ku isi, nawe azagira isoni zo kutugaragaza mu bwami bw'Imana. Ese izi mvugo murazumva neza? Ndashaka kugira ngo muzumve, igihe turi hano ku isi tuhabereye Yesu Kristo, nawe mu ijuru arahatubereye. Iyo bakeneye ko Jean de Dieu agira icyo yisobanura, Yesu yitanga imbere akavuga ati ariko Jean de Dieu turaziranye, ibibazo bye byose mubimbaza. Ariko se niba hano mu isi ntacyo nkora kugira ngo njye na Yesu tumenyane, mwari muzi ko icyo gihe ari igihe kizagera Yesu Kristo akavuga ati Jean de Dieu ntabwo nzi aho aba, Jean de Dieu ntabwo nzi ibyabamo, ibya Jean de Dieu ntimubimbaze, reka nikomereze. Barakomeza bavuga ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abone uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu no kubaho mu kubaho kwabo kose. Abo ni bande? Ni batwebwe. Urupfu se ninde utarutinya? Abantu bose bari mu isi batinya urupfu. Twahoze rero mu bubata bwo gutinya iki? Urupfu. Niyo mpamvu iki kintu turi kwiga kirakomeye, kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye, keretse urubyaro rwa Aburahamu. Nicyo cyatumye ari ukwiriye gushushanwa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka. Aha niho ndi gusoma, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu, kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Iri somo ryo rya mbere rihamye isano dufitanye na Yesu Kristo, kuko baravuze bati ntabwo Yesu Kristo yari kubifatira mu kirere gusa, ahubwo yaramanutse araza ahuza n'umubiri natwe. Muzagenda musoma igitabo cya Matayo igice cya mbere, musoma icyo bita genealogy ya Yesu Kristo, murizo kubona ngo Yesu Kristo mwene ntuza Adamu nako Aburahamu, ukabona yuko yaba Yosefu yaba na Mariya bose, iyo uciye umurongo ugaragaza uko Yesu yaje mu isi, urubuze gusanga ko ari bene Aburahamu. Yesu rero yemeye gusa natwe, ndetse nasomye amagambo avuga ko no mu ijuru Yesu ntabwo azigera yakira ishusho yabo mu ijuru wenda ngo ase nk'uko yasaga mbere, azagumana ishusho y'abantu. Gitangaje, azagumana na bya bikomere yatewe n'inshuti ze, kuko ashaka ko dusa nawe 100%, kugira ngo tubone urukundo yadukunze uko rungana, maze bikabakaba imitima yacu, bitume twiyegurira inshuti yacu magara Yesu Kristo, dukore ibyo ishima. Hano barandika ngo ndabaza, ni iki kindi
hano aya magambo uri kubasomera yanditswe mu gitabo cya John Makuseni kivuga ngo The National Sunday Law, cyangwa se itegeko rya leta rishyiraho icyumweru. Iki gitabo kizaba cyabagezeho mu minsi mikeya kuko twamaje kugishyira mu Kinyarwanda. Ministry yacu Almost Home kizaba cyamaje kubageraho, kandi Almost Home ifitanye imikoranire myiza n'iyi ministry yanyu the last call message, niba ariko byitwa, niba ntibeshe. Ubwo rero icyo gitabo mu minsi y'iki kizaba cyabagezeho, ni igitabo cyiza cyane. Ariko reka mbasomeremo amwe mu magambo yankoze ku mutima kugira ngo mwumve, murusheho gukomeza kumva iby'urukundo rw'Imana yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana. Hano John Makuseni yaranditse ngo ndabaza, ni ikihe kindi kirenze yari gukora kiruta icyo yakoze? Imana yatanze umwana wayo w'ikinege gupfa urupfu rubi cyane ku bwacu. Nta mpamvu n'imwe ihari yatuma duhura n'akaga kazazanwa no gukurikira ndetse no gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Yesu yatubereye ubuhungiro, yihanganiye umubabaro w'Igetsemani n'ikigeragezo cyo gukwenwa no gukubitwa kugeza ubwo umugongo we uba nk'inyama mbisi. Bamwunamiye, bamwisekera, babakubita inkoni mu ruhanga rwe, maze bajomba amahwa mu mutwe we, amaraso atemba mu maso ye. Mwitegereze, agwaguza mu nzira ijya i Karuvari. Umwana w'Imana agwa nk'utagira kivurira mu mukungugu. Yihanganiye akaga yatewe n'ibyaha byacu, ubwo amaraso ye yavaga igitonyanga ku gitonyanga agwa hasi. Dore ngeze aha ku musaraba, reba iminwa ye ititira ubwo yavugaga ati, Mana yanjye, Mana yanjye, niki kikundekesheje? Yari amanitswe nk'inzoka ku giti, yari ababaye cyane, arimo aranguza ibitonyanga bya nyuma by'umujinya w'Imana yanga icyaha. Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, Yesu niko yamanitswe ku bwande, ku bwawe nanjye. Ese urabibona? Burya ni wowe yakoreraga, yishizeho icyo nge nawe twari dukwiriye. None ubu urabona impamvu itifuza ko wakurikira inyamaswa ndetse ukakira n'igishushanyo n'ikimenyetso cyayo. Ntabwo twagombye kwishiraho icyo gihano kibi cyane. Yesu yarishuye. Yesu yagize gute? Yarishuye. Ubwo bamucumitaga amacumu mu mubiri we, maze akavuga ngo, Data ubababarire kuko batazi icyo bakora, nanjye nawe yaradusabiye. Ni wowe yasengeraga. Ese wakwemera kumwakira none nk'umwami n'umukiza wawe, hanyuma ukamukurikira? Iki ni ikibazo kibwirwa buri munyabyaha wese, mwebwe nanjye. Ese ntimwakwemera kumwakira kubw'igitambo gihoraho yatuzaniye, maze ibyo bigatuma turema isano ikomeye imeze nk'izirikishijwe umugozi w'izahabu, ku buryo dukora ibyo gutungana Satani akamwaragurika? Ibyo ni amahitamo y'umuntu ku giti cye. Reka nsome aya magambo, ni njye wayanditse, ntabwo ari ibihamya. Aravuga ngo, aya magambo ari mu ibara ry'ubururu, aravuga ngo, aya magambo tubonye haruguru hari amakuru atanga asa n'akuraho urujijo ku bigendanye n'inshingano yacu nk'abizera. Nibyo, Yesu yarapfuye kugira ngo abemeye urupfu rwe bakamwakira abababarire ibyaha byabo. Ariko birasa naho ibyo bidahagije, kuko mbona hari undi murimo ukenewe gukorwa, cyane cyane ku ruhande rw'uwizeye, kuko izina rye, kubw'izina rye, y'uwizeye koko izina rye, munyihanganire, uwo murimo witwa kwezwa, kandi uza nyuma y'uko umunyabyaha ababariwe by'ukuri. Umurimo wo kwezwa uza nyuma y'uko umunyabyaha ababariwe by'iki? N'uyu munsi dufite abantu birirwa bigisha ikintu bita gutsindishirizwa, kubabarirwa ibyaha n'ibindi byose, kubona umusaraba, kubona barabyigisha. Ariko mfitanye ikibazo nabo, ko bagumye mu bintu byo kubona umusaraba no kubona ibimenyetso no kubona ko Yesu yababariye abantu. Ese bazimuka bajye kwigisha abantu icyo kwezwa ryari? Hari abantu bakubwira ngo tugomba kwigisha abantu iby'imbabazi gusa. Ariko uyu munsi ndagira ngo mbabwire yuko nubwo izo nyigisho nazo ntajya nzemera abo bantu bigisha, ariko ndagira ngo mbabwire ko hari ukubabarirwa k'ukuri. Uyu munsi ntabwo ariko naje kubigisha,
hari ugutsindishirizwa k'ukuri kandi hari no gutsindishirizwa kw'ibinyoma. Uyu munsi urasabwa kumenya irembo waciyemo iryo ari ryo. Ariko reka nigire no kuba bariwe by'ukuri. Uyu munsi ntubambaze kuko simbazi, icyo nzi nuko mbarimo, abandi bo ibyabo ni ibyabo. Hano baranditse ngo tugomba kumenya ko hari umurimo wo kwezwa, kandi uwo murimo wo kwezwa ugomba gukorerwa buri muntu wese wababariwe by'iki by'ukuri, agatsindishirizwa, akakira imbabazi z'Imana mu buryo bw'ukuri, kuko hariho n'ubw'ibinyoma. Uyu murimo umunyabyaha wababariwe awugiramo uruhare rukomeye, ndetse urwo ruhare rubuze ntabwo washoboka. Reka tubivuge gutya, mbere y'uko wakira imbabazi nta buryo na bumwe nk'umunyabyaha wari gushobora gukoresha ngo ugere ku kigero cyo gukiranuka Imana igusaba. Ariko ubwo wiyeguriye Kristo uba wishize mu mwanya aho ibyo bishoboka. Muri make aya nababwiye ko ari amagambo yanjye, ariko nayo nayanditse nkurikije ibyo nasomye nize. Muri make uko nabibonye, kandi buze kwibasomera kuko ibihamya hano birahari na projese na screen yanjye kugira ngo muze kubisoma. Uko nabibonye, iyo umuntu akiri mu byaha, bya bindi umuntu yabyukiyemo, bya bindi Yohana yavuze ngo uwo ntiyabyawe n'inyama n'amaraso. Ababyeyi bacu iyo batubyaye n'ikimenyimenyi umubyeyi ava amaraso, nk'ikimenyetso cy'uko uwo muntu avutse mu buryo bw'iki bw'amaraso. Iyo wavutse muri buriya buryo bw'inyama n'amaraso, aribwo ubona Jean de Dieu ahagaze afite umubiri n'ibindi byose, kirya gihe ndagira ngo nkubwire ko niba ari byo wishingikirijeho iby'umubiri, nta gakiza ntako, kubera yuko ntushobora kwikiza ubwawe. Hakenewe imbaraga iri inyuma yawe kugira ngo ukire. Niko mu gitabo kugana Yesu babyanditse mu cyigisho cya 2 ndatekereza. Hakenewe imbaraga iri inyuma yawe, imbaraga ivuye hanze. Iyo mbaraga ni ya Yesu Kristo, iyo mbaraga ni ya Mwuka Wera. Ariko iyo umuntu amajije gukizwa koko, Mwuka Wera yinjiye mu bugingo bwe, uyu muntu akemera igitambo cya Yesu Kristo kubwo kwizera akacyakira, aba yishize ahantu aho gukiranuka bishoboka, afatanyije n'imbaraga y'Imana. Nawe ubwo abashobora kubigiramo uruhare, abashobora kubigiramo amahitamo, kandi abashobora kugira uruhare rwose agakiranuka. Ariko mbere ntibyashoboka. Ari no mpamvu igikenewe cy'ibanze ni ukwakira Yesu Kristo mu bugingo bwawe, ukamwakira kubwo kwizera, ukemera igitambo cye yatangiye ku musaraba. Hanyuma Imana izaguha ubushobozi bwo kuba nawe wafatanya n'Imana mu gutunganya imico yawe. Niyo mpamvu Imana iguhamagara irakubwira ngo za ukuri. Ntabwo gutuma ngo genda ngo banze kora ibi nibi, oya, irakubwira ngo za ukuri. Ngo ukeneye uko wakabaye, za n'ibyaha byawe. Niba uri umusambanyi ngwino, niba uri umujura ngwino. Ariko iyo umaze kugira kuri Yesu Kristo, niba ko kutsindishirijwe mu buryo bw'ukuri, uhabwa imbaraga yo kunesha bya bindi byose. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uza ahondi ntazagenda amaramasa, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo umutwaro mbakoreze ntugize gute, nturemereye. Uza wikoreye umutwaro uremereye, ariko Yesu Kristo agukorera umutwaro ugize gute, woroheje. Ibyo mubirebere mu rugendo rwa Mukristo. Mukristo ubwo yagendaga ajya ku musaraba, yari ahetse umutwaro umuremere w'ibyaha bye, ariko hageze awutuye agenda yemye, nta kibazo agize gute afite. Niko n'abakristo bigenda. Ibyaha byacu nibyo bituma umutwaro wo kuba hano mu isi uturemerera. Duhora dushavujwe n'agahinda k'ibyaha byacu, ndetse n'abataramenya Yesu Kristo nuko babayeho, kuko bahora nta mahoro yo mu mutima, bahorana agahinda, bahorana ubwoba, byose biterwa n'ibyaha byabo. Ariko iyo umuntu amaje kugera kuri Kristo, Kristo ahita amukoreza umutwaro mwiza, arambwira ati genda ibyaha byawe byose ngeze gute, ndabikubabariye, hanyuma ntuzongere kugira gukora ibyaha. Kandi umunyabyaha agahabwa imbaraga ko aramutse abishatse atazongera gukora icyaha, kuko twasomye amagambo ngo uri muri Kristo uwo ntakora iki icyaha. Ndagira ngo mbahamirize ko umuntu uri muri Kristo Yesu ntabwo akora icyaha. Akenshi uzisanga ko dukora ibyaha kuko twaretse nde Kristo n'inama ze. Hanyuma rero ndakomeza hano mvuga ngo nk'umunyabyaha wari gushobora gukoresha
ngo ugere ku kigero cyo gukiranuka Imana igusaba, ariko ubwo wiyeguriye Kristo uba wishize mu mwanya aho ibyo bishoboka. Niyo mpamvu usabwa gukoresha ayo mahirwe wahawe. Reka dusome ibihamya, kuko mushobora kuvuga muti arana amagambo y'umubwiriza agiye kuzana inyigisho nshya, twe tuzi ko tuziberaho mu byaha, twe tuzi yuko hari ukuntu buriya bigenda, nzakomeza nambara akamini kanjye Imana ibyemere, nzakomeza rwose nsokoza uko mbonye Imana ibyemere, nzitukuza Imana ibyemere, nzambara pocket Imana ibyemere, nzajya nkoresha umunzani wiba Imana izabyemera, kuko irabona nta kundi kuntu umuntu yabaho hano mu isi, nzagira umujinya Imana ibyemere, uburakararega nyine ntabwo akiranuka muri byose, nawe urabona turi abantu. Izo mpamvu zose ziratangwa ndabizi, ariko ndagira ngo nkubwire yuko hari urugendo rwo kwezwa. Ariko ubu koko ubutekereza yuko reka ibyo tubyihorere, ubwacu ntitubasha kwisayura. Hano barakomeza nahandi gusoma kugira ngo mumenye aho ngeze. Ubwacu ntitubasha kwisayura mu rwobo rw'ibyaha twaruhamyemo. Imitima yacu iranduye, ntabwo twabasha kuyihindura ubwacu. Nubwo twagira ubwenge bwahe n'ubuhanga n'imbaraga, ntitwabasha kuyihindura. Icyakora ibyo byabasha kwitondesha umuntu ku mugaragaro, ariko ntibyabasha guhindura umutima we wa kamere, ntibyakweza amasoko y'ubugingo. Burya abantu bitsindishiriza ikintu bakora bahindura iby'inyuma. Ugasanga ati ntugasambane, okay, nta mugore yaryamanye nawe, ariko se mu bitekerezo nta mugore yaryamanye nawe, ariko se mu bitekerezo hari n'uhindura n'umugore w'umusambanyi. Abantu ntibabizi, ntabwo abasambanya ari abasore gusa basambana n'abagore b'abandi, cyangwa se abagabo basambana n'abagore b'abandi. N'umugabo ashobora no gukora ubusambanyi ari no mu rugo iwe. Urumva Imana uburyo ibona icyaha bitandukanye n'uko abantu babona icyaha. Abandi n'abanyegomwa, n'abanyeshari. Akenshi usanga ibyo byaha abantu batabona bihishwe imbere mu mutima, ubyicaranye ndetse ugundagurana nabyo, ariko bya byaha by'inyuma ukagerageza rwose n'imvugo ukayigorora imbere y'abantu uti mwana w'Imana, mukristo, mugenzi wanjye. Ibyo rwose ubasha kubikora, kuko nibyo turi kubona hano. Ngo icyakora ibyo byabasha kwitondesha umuntu ku mugaragaro. Nyine abantu bakureba inyuma, imvugo nziza, ariko bagusuzuma haciye akanya bagasanga ntabwo wigeze uhinduka, uracyari mu bisi mutaraga. Hano barakomeza bavuga ngo niba umuntu ashaka gucika ku byaha akera, akwiriye kwakira ubugingo bushya buva mu ijuru. Niba umuntu ashaka gucika ku byaha akera, agomba kwakira ubugingo bushya buva hehe? Mu ijuru. Ntekereza ko abari buze kubibaza ibibazo ndibuze kubasubiza. Reka nkomeze. Hano barakomeza bavuga ngo ubwo bugingo bubonerwa muri Yesu. Aya magambo ndasubiramo. Niba ushaka gucika ku byaha ukera, ukwiriye kwagira ubugingo bushya buva mu ijuru. Ubwo bugingo bubonerwa muri Yesu. Ubuntu bwe bwonyine busa nibwo bubasha guhembura ingeso nziza z'umutima no kwegereza Imana ngo were. Mbese twahinyura imbabazi z'Imana? Hari icyo yirengagije kudukorera se? Niba ari ntacyo, tugiye tumerera uko bikwiriye uwadukunze urukundo ruhebuje. Nuko ni mucyo dukoreshe umwanya twahawe kugira ngo duhinduke tumere nka Yesu, dusubire kubana n'abamarayika, tugire ubumwe bushyitse bw'isanga n'ingoyi, twuzura na Data wa twese n'umwana we. Kugana Yesu, paji ya 7 kugeza ya 9 n'iya 9. None se mu by'ukuri icyo dusabwa ni iki? Nicyo kibazo nese nkurikizaho nibaza. Icyo dusabwa ni iki? Ko tubonye ko mu rugendo rwo gutsindishirizwa, rwo kumenya ibyaha no kubibabarirwa, umunyabyaha nta ruharagira. Icyo asabwa ni ukwakira ibyo Imana yamukoreye ku musaraba, akabyemera n'umutima wizera. Ariko mu rugendo rwo kwezwa, umunyabyaha hari icyo asabwa gukora, nk'uko twabibonye mu masomo ya Bibiliya.
katugisome. Abaheburayo 2:11-18. Nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye kandi ibicumuro byose no kutabyumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute? Nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise. Imana ifatanyije nabo guhamya, ihamirishije ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko yabishatse. Iri jambo rero turarikira kutagira icyo dusuzugura mu by'inama y'agakiza. Nitwirengagiza agakiza ka Yesu Kristo ko tugashakashaka Imana uko byagenda kose. Urwambere rwa Petero 1:13-21 yanditse ngo, nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije, ahubwo kuko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera nk'uko ndi uwera. Kandi ubwo uwo mwambaza mumwita so, ari ucira umuntu wese urubanza rukwira ibyo yakoze, ntarubanire ku butoni, mumara iminsi y'ubusuhuke bwanyu mugeze gute? Mutinya, kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu atari byangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Mwibisuzugura, kuko ntabwo mwaguzwe zahabu ngo wenda tuvuge ngo umuntu yayicukura muri Kongo. Ntabwo mwaguzwe ifeza, ntabwo nzaho ifeza icukurwa, ariko nayo iracukurwa. Ntabwo mwaguzwe ikintu icyo ari cyo cyose, byasabye urupfu rw'umwana w'Imana. Niyo mpamvu mutagomba gusuzugura igitambo cya Yesu Kristo uko byagenda kose, kuko ibyo bintu byabakoraho. Niba Yesu ararikira abanyabyaha kumusanga ngo bihane, niba musange. Kandi niba Yesu aturarikira kwemera kwezwa, nawe nitwemere tugende gute? Twezwe, kuko nitubisuzugura bizadukoraho. Wamenwe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mpera y'ibihe ku bwanyu. Abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Kunesha icyaha bishoboka gusa muri Kristo. Kunesha icyaha bishoboka gusa muri Kristo. Nagira ngo mbabwire, nta handi, ntabwo ari ibintu urishakamo, ntabwo biva mu mayerekwa. Hari abantu bibwira ngo nibabaza nkagira ibyo nkora. Reka nkubwire, kunesha ibyaha bikomoka muri nde? Muri Kristo. Kristo akeneye umutima wawe, nta kindi ashaka. Niyo mpamvu avuga ati, aho gushwanyaguza imyambaro yanyu nimushwanyaguza imitima yanyu. Niyo nshaka. Imana icyo ishaka ni umutima wawe, nta kindi cyera kirabura ikeneye. Ntabwo ikeneye kuba umukuru w'itorero mwiza, ntabwo ikeneye kuba umudiyakoni mwiza, ntabwo ikeneye kuba umugore mwiza mu rugo rwawe ngo abaje bose ubasekere. Oya, ntabwo ibyo ari byo by'ibanze. Ikibanze ni ukumwegurira umutima wawe wose. Ntabwo ibyo ari byo by'ibanze. Njya mbona abantu benshi bagerageza kwigaragaza neza muri rubanda, ariko icyo Imana ishaka ni umutima wawe wose. Sinzi niba ijambo ndi kuvuga muri kuryumva. Imana ishaka umutima wawe. Nicyo cyonyine cy'agaciro ushobora kuyiha, ikavuga iti urampaye. Ntabwo ikeneye umushahara wawe. Hari abantu banga ngizo 1/10 mutwaka. Ntabwo ibyo ari by'Imana igushakaho. Irashaka umutima wawe. Nibyo byose uri kuvugishwa nuko umutima utawutanze. Ukumva? Ngarika Imana nayo irananiza ye, ngo umuntu azafasha abakene, atanga yo gukora umurimo w'Imana, nawe ubwe yitange. Ngariko ye nuko utaratanga umutima wawe. Abawutanze ibyo birabanezeza, babibara nk'iby'agaciro, babona ko ari amahirwe akomeye Imana yabahaye. Ariko ntabwo waba warayimye umutima ngo uyihe amafaranga. Ntabwo waba warayimye umutima
ngo uyihe ikintu icyo ari cyo cyose. N'ibyo wakora waba uri kwikanyiza, waba ushaka ngo ushimwe n'abantu, waba ushaka kugira ngo abantu bakwemere, waba ushaka kugira ngo bagukomere amashyi n'ibindi byose. Imana irashaka iki? Umutima. Kunesha icyaha bishoboka gusa muri Kristo. Nanjye aya magambo nyasubiyemo. Tutari muri Kristo nta kunesha ibyaha bihari kuhari. Abantu bazagerageza uko bashoboye kose ariko bizanga. Ndagira ngo nkubwire ko niba uri umusambanyi, nkurikije uburyo icyaha cy'ubusambanyi gifite umwanya munini mu mitima y'abantu, ntabwo uzigera ureka ubusambanyi keretse gusa uri muri Kristo. Niba uri umujura, nkurikije uburyo isi iri gukora na system iri gukoreraho, ntabwo uzigera ucika icyaha cy'ubusambanyi nako cy'ubujura reka kutubeshya. Niba uri umwibone, nkurikije uburyo Satani yakaniye ngo abantu biyibone, nukiri icyaha cy'ubwibone mu mbaraga zawe ndakurahiye. Kunesha icyaha bishoboka muri Kristo honyine. Tutari muri we turi imbata z'iki? Z'ibyaha. Na n'ubu biracyakeneye umurimo w'ubufatanye hagati y'umuntu n'iki? N'Imana. Niyo mpamvu nababwiye ngo nutemera gutanga umutima wawe, ntabwo Imana izawukwaka ku ngufu. Ntabwo Imana izawukwaka ku ngufu. Tuzashobora guhamya iby'imbaraga y'Imana ikiza ari uko gusa dusobanukiwe amahame agenga uruhare rwacu mu murimo wo kwezwa. Tuzashobora guhamya iby'imbaraga y'Imana ikiza ari uko gusa dusobanukiwe n'amahame agenga uruhare rwacu mu murimo wo kugira gute? Wo kwezwa. Kwera ntabwo ari igikorwa cyikora aho twiyicarira hanyuma tugategereza ko Imana idutandukanya n'iki? N'icyaha. Ni umurimo tugiramo uruhare. Aya magambo yakuwe mu gitabo cyitwa The Power of a Positive No cya kuri Amazing Facts. Ntekereza ko iyo minisitiri muyizi. Inyandiko za kuri ndazikunda cyane, zuzuyemo ukuri guhambaye. Ariko mushobora kuvuga muti okay, ibyo usomye ntabwo ari umwuka w'abahanuzi, wenda uratubeshya. Ariko reka mbasomere icyo umwuka w'abahanuzi yigisha. Mu gitabo Temperance baranditse ngo benshi bifuza ibihembo n'intsinzi bizabonwa bizahabwa abanesheje. Benshi se ntibabyifuza. Iyo nkurikije ukuntu abantu birirwa bavuga ati Yesu Yesu Yesu, bose urabona ko abantu barashaka Yesu, ariko nta bushake bafite bwo kwihanganira imiruho, kwiyanga no kugirwa ibicibwa nk'uko umukiza wabo yabigenje. Bisaba kumvira no gushyiraho umuhati uhoraho kugira ngo tuneshe nk'uko Kristo yanesheje. Ese amagambo ntakomeye? Bisaba kumvira no gushyiraho umuhati uhoraho kugira ngo tuneshe nk'uko Kristo yagize gute? Yanesheje. Imbaraga umuntu yifitemo, hari amahirwe 100% yo kunesha. Mwumve ko hano handitse, baranditse ngo ubushake ni imbaraga ifite ubutware mu miterere ya muntu. Ubushake nibushirwa mu ruhande muri gahunda nzima, ikindi cyose ikindi gice cy'impagarike ya muntu kizayumvira. Ubushake si ukumva uko ibintu bimeze cyangwa se kugira uruhande ubogamiramo, ahubwo ni amahitamo. Ndagira ngo twige imbaraga y'amahitamo Imana yadushizemo, kuko niyo mpamvu Imana yisemo ngo uyu munsi mbashize imbere inzira zingahe? 2, kandi uhitemo inziza. Ndetse Imana itanga umugabo, iravuga iti ntanze umugabo ko ntanze ijuru n'isi ko ari bo bazabihamya ko ayo mahirwe nagize gute? Nayabahaye. Niyo mpamvu Imana yahaye buri muntu wese ubushobozi bwo guhitamo. Uyu munsi urasabwa guhitamo icyiza. Kandi ubwo mugira ngo iyo mbaraga abantu ntibayifite. Abantu bose bo mu isi naje gusanga ko iyo mbaraga bayifite. Mureke mbaho urugero. Iyi si ntiyuzuyemo ubusambanyi. Abakobwa ntibafite ibigeragezo byo gusambanwa no gushorwa mw'ibyo bibyaha by'ubusambanyi. Ariko ngiye nahuye n'abakobwa ubwabo bivugiye bati ngiyeho kugira ngo nzasambane, ngiyeho kugira ngo nzakore icyaha cy'ubusambanyi ntarabana n'umugabo. Uzasambana n'umurambo. Ibyo umukobwa yigeze kubibwira umusore,
umusore yakundaga umukobwa, arangije uwo mukobwa yari inshuti yanjye, ariko atari inshuti yanjye y'uwo tuzabana, ahubwo yari inshuti yanjye gutya nyine tuziranye. Noneho umuhungu aramukunda, umukobwa aramubwira ati umuhungu abwira umukobwa ati ndagukunda, umukobwa atari ko rwose nje ntabwo birimo, niba umukobwa yari afite undi musore bakundanaga icyo gihe. Umuhungu ati rero ngiye gupanga trike y'ukuntu uyu mukobwa nubwo yanyanze tuzaryamana. Ariko umukobwa akaba yarafashe decision ivuga ngo sinzaryamana n'umuhungu niyo byagenda gute, niyo n'isi yakwibirindura. Umuhungu apanga trike, bari baturanye atuye muri quartier zimwe. Umuhungu apanga trike yoherereza umukobwa, kuko umukobwa yabaga mu rugo mw'icyo gihe, ntabwo cyari igihe cyo kujya ku ishuri. Apanga trike aramubwira ati rero mukobwa, aramwandikira nyine, urumva nubwo yamuteretaga atabishaka, ariko se ntibari inshuti zisanzwe nyine zihura bisanzwe. Aramwandikira ati rero narwaye narembye ndi mu nzu, mu rugo ngiye nyine nta wundi muntu mbona hafi yanjye, ngwino rwose urebe ko wantabara ndumva ameze nabi. Umukobwa sinzi ukuntu iwabo bamubwiye bati jya kuzana amatara ku muhanda ngo bari kwinstara mu rugo. Umukobwa ati rero ubwo umusore yansabye ubufasha, reka nteko kubisuzugura, atarinda yanapfa kandi wenda ari njyewe wagombaga kumutabara. Ubwo abarirukanse ati rwose mbere yuko nzana amatara reka manze ndemenye iby'uwo muhungu, wenda ndanamutabariza muhamagarira imodoka imujyane kwa muganga tube tubimenye. Kobwa arirukanka arakumanga ku rugi rw'umuhungu, yewe asanga haranakinguye, ahita yinjira mu nzu, yirukanyira mu cyumba arashakisha ati wenda hari yanapfuye. Ajya mu cyumba, akigera mu cyumba umuhungu abakubise urugi arafunga. Umuhungu ati rero tukaryamana. Umukobwa ati atari ko burya barakubeshye. Ati barakubeshye ngiye sinshobora kuryamana nawe, ndetse sinshobora no kuryamana n'umusore uwo ari we wese utari umugabo wanjye. Umusore ati se uranyurahe? Nkurusha imbaraga, urugi narufunze, okay none ubwo turarwana paka ubikoze. Bararwana umukobwa arangije aramubwira ati rero reka nkubwire, ngenda byemeye ko turi buryamana, ariko uri buze kuryamana nanjye ndi umurama. Ati naho ndi muzima ntabwo bishoboka. Bararwana, uzi ko bararwanaga bagera bakicara bakaruhuka bakanaganira. Bararwanye barongera bararwana kugeza ubwo umuhungu afata decision ati mvira aho ugende. Nimwiyumvira ukuntu umuntu afata icyemezo. Ndabaha ingero, izo ngero ndi kubaha ntabwo ari iziyobokamana, sibyo? Izo ntabwo ari iziyobokamana. Abenshi muri hano mwarize ndetse mwize na kaminuza. Muribuka iyo twabaga dushaka amanota yo kugira ngo tuzatsinde ikizamini cya leta, twarazaga n'amaguru mu basi. Ndibuka intambara twarwanye n'umupadiri wayoboraga ikigo cyacu, yaranze kuduha ko twajya turara mu ishuri. Yaravugaga ati oya mujye mukoresha igihe nk'uko tukibaha mugikoreshe neza muzatsinda ikizamini. Ariko twebwe tukumva icyo gihe ntigihagije, tugomba no kurara mu ishuri, turwana nawe tugaca mu madirisha akaduhana kagira gute. Reka mbabwire, kugeza ubwo hasigaye nk'ukwezi kugira dukore ikizamini aduha uburenganzira bati ngaho mugende murare mu ishuri mutazatsindwa mukanyitwaza. Ariko si bitotsi biraryoha cyangwa ntabwo biryoha? Ni bande bameze nkanjye mu gitondo kwikuraho ishuka bari ikibazo? Si muri benshi. Ariko kuki nshaka amanota yo kugira ngo njye kwiga muri Amerika, kuko icyo gihe nibyo nashakaga. Kuki nararaga ijoro nkarara ijoro nkafata decision? Reka nkubwire, niyo ibitotsi byasaga nabibaraga nk'umwanzi wanjye. Navani wabitotsi we uranshaka wiki. Saa 7 zikagera, saa 8 zikagera, saa 9 zikagera, nkajya kuryama mpunyiza, nkasinzira isaha imwe, narangiza nkaza nirukanka mu gitondo nkabyukira mu ishuri. Ariko ndagira ngo mbabwire, si decision nari narafashe se. Ndagira ngo mbabwire ko mw'icyo gihe abana twari mw'icyo gikundi cy'abantu bita abahanga ngo bagomba kuzajya kwiga muri Amerika. Ndababwiza ukuri ko icyo gihe twari dufite terimi ivuga ngo abantu twiganye barabizi. Twari dufite terimi ivuga ngo to die or to go in America. Uruvuga ngo bisobanuye ngo nzapfa aho kugira ngo mpombe kujya muri Amerika. Urumva iyo mvugo? Niyo mvugo batuziho, nzapfa aho kugira ngo mpombe kujya muri Amerika. Niyo mvugo twatwitwazaga. Icyo gihe muri twe
nta muntu ashobora kuba yatereta umukobwa kandi twe turi tugeze muri adolescence. Icyo gihe mfite imyaka 19 ndatekereza 19 na 18. Adolescence yari iraho nayo iri kuvuza ubuhuha, ariko nagira ngo nkubwire ko mw'icyo gihe umukobwa yari umwanzi wanjye, kuko namubonaga nk'umuntu ugiye kuntwarira umwanya akazatuma intego yanjye yo kujya muri Amerika itagira gute, itagerwaho. Nyamara namwe ndabizi ko hari decision, ibyemezo mufata mu buzima bikabangamira n'ubuzima bwanyu kubw'icyo mushaka kugeraho. Bamwe muri mwe muri abacuruzi, ndabizi ko muri ijoro mwicaye kugira ngo mwunguke. Bamwe muri mwe muri abanyeshuri, ndabizi ko uyu munsi abiga muri kaminuza ushaka kujya kwiga masters, murara mwicaye mushaka kugira ngo mubone amanota azabajyana muri izo kaminuza. Abandi hano ni abaganga, benshi baba bari guharanira kugera kuri professionalism, abandi ni abanjeniyeri nkanjye. Ndabizi ko tuvunika kugira ngo tugire ubumenyi bwinshi duhangane n'aho isi igeze. Abandi ni buri muntu wese muri profession akora, mu myuga akora. Ndabizi ko mwafashe decision, ibyemezo, ndetse hariho n'ibyo mukora bibababaza bikanabambura n'uburenganzira runaka kugira ngo mugere ku cyo mushaka. Iki kintu cyanditse muri iki gitabo My Life Today, Ellen White yanditse hano, yaravuze ngo hari imbaraga Imana yashize mu muntu, iyo mbaraga yitwa mahitamo, kandi iyo umuntu yakoresheje neza abasha guhitamo ikintu kizamuhesha ubugingo buhoraho. Uwo mukobwa n'uyu munsi yarashatse, kandi yashatse ibyo byaha atabikoze. Kuki se yabigeze hari umwana w'umuntu? Yari umukobwa mwiza ufite uburanga, ariko se yari afite abasore benshi bamwirukanka inyuma kuko ni umukobwa nzi neza, ariko se kuki atakoze icyaha cy'ubusambanyi? Nuko yari yarafashe decision, yari yaricaye abitekereza, afata icyemezo, aravuga ati sinzabikora, kandi ntiyabikoze. Namwe ubwanyu mwatanga ingero, murazifite zibindira ibintu runaka mwagiye mufata decision. Nubona umugabo agenda ari umugabo yemye mu buzima bwe, aba yarigeze ubwo yafata decision. Ibyo bintu ndabyemeza. Mu buzima bwe aba yarigeze ubwo yafata iki, decision, agafata icyemezo ku ngingo runaka. Kuko abatarafashe ibyemezo ku ngingo runaka benshi tubasanga muri gereza, abandi ni iwawa, abandi ni abasinzi, abandi ni indaya, ni basireye kwini n'abandi. Urukumva abantu baba baragize ibwo bafata icyemezo. Kuba uyu munsi umukobwa ashobora guhagarara akaba ari aho nta busambanyi ajyamo, ni ibyemezo yafashe, kuko ibimujyana mu busambanyi byo biruzuye. Kuba uyu munsi umusore ashobora guhagarara nta cyaha akora cy'ubusambanyi, reka mvuge gutyo, nuko hari icyemezo yafashe, kuko ibimurarikira kubikora byo biruzuye. Kuba uyu munsi wabona umugabo udaca inyuma umugore we, ni ibyemezo yafashe, kuko abagore bagomba kumukurura ngo amuce inyuma bagize gute, barahari. Kuba uyu munsi umugore ataca inyuma umugabo we, nuko hari ibyemezo yafashe, kuko abamukurura barahari. Izo ngero murazifite. None ko dufata ibyemezo mu bindi bintu bitandukanye byo mu buzima, hano Imana yaturarikira gufata icyemezo no kubigendanye n'ubuzima bw'iteka ryose. Niyo mpamvu hano nanditse ngo imbaraga umuntu yifitemo hari amahirwe 100% yo kugira gute, yo kunesha. Kubera yuko turageragezwa, kandi na Yesu Kristo yagize gute, yarageragejwe. Ari kugeragezwa wese ntabwo isoneye katsindwa. Niyo mpamvu Yesu Kristo avuga ati nkora ibyo Data wo mu ijuru agize gute, ashaka. Yarageragezwaga, arega nawe buryo ingeso z'ubusambanyi zari muri we. Muzi ngo ntabwo zari muri we. Muzagende musome amasekuruza yo kuvuka kwa Yesu, murasangamo abasambanyi. Dawidi ntabwo ari umusambanyi. Dawidi ntabwo ari umusambanyi. Neze Dawidi si sekuru wa Yesu. Rahabu se ntiyari maraya? Neze Rahabu nawe si amaraso ya muragira ngo ibi bintu hari n'ukubeshya. Muzagende musome amasekuru ya Yesu, murasangamo abasambanyi. Muzagende musoma amasekuru ya Yesu, murasangamo abicanyi. Muzagende musoma amasekuru ya Yesu, muzasangamo abarozi, abagome, abanyeshari, muzabasangamo. Yesu yavukanye imico yacu, ariko ntiyakoze iki, icyaha. Kuko ari hano mu isi yasengaga kenshi cyane, kuko yarazi ko ahanganye n'imbaraga z'iki, z'icyaha, akihatira kuguma mu ruhande Imana irimo, mu by'Imana ishaka. Nibyo byatumye anesha. Uyu munsi yitwa umukiranutsi w'iteka ryose, ndetse atubera urugero iteka ryose. Hano baranditse ngo
uzaguma mu nzira yo kurimbuka kugeza igihe uzamenyera imbaraga z'ubushake. Ushobora kwizera kandi ugasezerana ibintu byinshi. Ni bangahe mu rusengero babwiriza ati umuntu ninongera gukora icyaha none ndabyumvise, mu minota 10 akaba yamaze kugikora, iminota 10 ahari atarasohoka no mu rwo rusengero. Ariko amasezerano yawe no kwizera kwawe ntacyo bimaze, bizaba bimaze kugeza igihe uzashyirira ubushake bwawe mu ruhande rukwiriye. Niba hari abantu barabita bahezanguni, bagomba kubaho n'abadivantisi umunsi wa kangahe? Tugomba kuba bahezanguni ku bintu bigendanye n'ingingo zigendanye n'iyobokamana. Niba Imana yaravuze ngo ibyobokamana bigenda gutya, emera ube n'umuhezanguni, ariko ibyo bintu ugire gute? Ubihagararemo. Nurwana intambara yo kwizera ukoresheje imbaraga y'ubushake, nta gushidikanya uzanesha. Sinababwiye ngo muzanesha? Singibi ndabisomye, hari amahirwe 100% yo kunesha. Hano barakomeza bavuga ngo icyo usabwa gukora ni ugushyira ubushake bwawe ku ruhande Kristo arimo. Kuko n'impamvu bya bindi byose twabigezemo, za ngero zose nabahaye twagendaga nuko ubushake bwacu twabaga twamaje kubwerekeza muri ibyo bintu. Arega na Yesu ubwo yarabivuze ati aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima we ugira ute? Uba. Niba tuzi ko ubutunzi bwacu buri mu ijuru, umutima wacu uzaba mu ijuru. Ariko niba ubutunzi bwacu buri hano mu isi, umutima wacu uzaguma hano ku isi. Akomeza avuga ngo niwamera kumwegurira ubushake bwawe, ako kanya ahita kwigarurira. Niwemera kumwegurira ubushake bwawe, ako kanya ahita gute? Akwigarurira, maze akagutera gukora ibihura n'ubushake bwe n'ibimunezeza. Kamere yawe ishirwa mu bugenzuzi bwa mwuka we, yemwe n'ibitekerezo byawe bitangira kumuyoboka. Niba utabasha kurwanya ibigukururira ku kibi, amarangamutima nk'uko ubyifuza, ushobora kuyobora ubushake cyangwa ukabudashobora. Ariko nubwo ibyo byose utashobora kurwana nabyo, reka mbabwire, ntabwo mushobora kuyobora ubushake, ntabwo mushobora kuyobora amarangamutima yanyu, ntabwo mushobora kuyobora ibyifuzo byanyu, ntabwo mushobora kuyobora ibikurwaniramo. Ariko umva ukeri nawe itavuga, ariko nubwo ibyo byose utabishobora kubiyobora, ariko ushobora kuyobora ubushake bwawe. Ibyo bintu ntibikuyobore mu byo bigize gute? Bishaka. Ntabwo nzi nawe magambo muyumviye ku murongo wayo, kandi ndabishaka ko muyumva. Kiriya gitabo abiga icyongereza, abazi icyongereza muzagere mushake kiriya gitabo nabasomeye cyitwa The Power of a Positive No. No. Icyo nacyo ni cyiza, ariko mwashakira inyandiko yindi ya Joe Kurozi ivuga ngo Alone in the Crowd. Alone in the crowd. Kuburi wenyine mu gikundi cy'abantu benshi. Iyo nyandiko irimo amagambo ateye ubwoba. Yaravuze ati umukiranutsi niyo ashatse gutukana ntabwo ari ngombwa ngatukane. Umukiranutsi niyo ashatse kurakara si ngombwa ngarakara, agende yakambije iki? Muri make muri we ibyifuzo byo kurakara birimo, kuko n'umunyabyaha, si byo se? Ibyifuzo byo gutukana birimo, ariko kuko ari umukiranutsi ariko urwana intambara yo kwizera, ntabwo uko yumvishe bwa burakari yambaraga ishaka kumukoresha imujemo, ariko ayisubiza ibyimushakaho. Ahubwo yihatira, iyo amaje kubigira ubushake bwe, akaba ati nibyo nshaka gukora, yihatira kuguma mu ruhande Imana igize gute? Ishaka. Ahubwo akarwana ati Mana, mbabarira unkize uyu mutima wo kurakara, mbabarira unkize uyu mutima w'ubuhehesi, mbabarira unkize uyu mutima wo kwifuza iby'abandi, mbabarira unkize uyu mutima w'ubwibone. Agahangana nabyo. Muri make umukiranutsi arwanira gukora iby'ubushake bw'Imana. Wowe rero icyo usabwa, fata ubushake bwawe ubushyire mu ruhande rwa Kristo. Ubugingo bwawe buba buhishanwe na Kristo ku Mana, buba bwifatanyije n'imbaraga iruta kure abatware n'abanyabushobozi. Uba ufite imbaraga iturutse ku Mana, ikurarikira, ikuzirikiye ku mbaraga ze, kandi ubuzima bushya ndetse ubuzima buheshwa no kwizera buba bushoboka kuri wowe. Turasoje. Isomo risoza aya magambo nende gusoma aboneka mu gitabo My Life Today, page ya 318. Ni devotional ya Rina White, dore nagerageje kuyabashyira mu Kinyarwanda kugira ngo abantu bayumve.
hano rero amagambo asoza isomo muraribona ni ririya riri muri mu rwa mbere rwa Yohana rwa Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere cya 5 ku murongo wa 10, 5 ku murongo wa 10, kandekera gusharinga screen. Urwa mbere rwa Petero 5 ku murongo wa 10 niho tugeze. Haranditswe amagambo nshaka kugira ngo mwumve ari nayo tugiye gusoreza, avuga ngo kandi Imana igira ubuntu yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo, izabatunganya rwose. Hano bavuga ngo kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo Yesu, izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze, ibongerera imbaraga nimumara kubabazwa kanya gato. Aya magambo muyafatanye uko ari. Ndashaka iri jambo ngo nimumara kubabazwa kanya gato. Muri make rishatse kuvuga iki? Nagira ngo mbabwire ko kugira ngo tuzagere ku gukiranuka birasaba ko twebwe ubwacu tubabara. Dukeneye kurwana intambara yo kwizera, tukemera kubabara. Arega kureka icyaha, ndabizi ko bibabaza. Ndabizi ko mwibone kugira ngo areke ubwibone biramubabaza. Ndabizi ko umunyagasuzuguro kugira ngo areke agasuzuguro biramubabaza. Ndabizi yuko ukunda gushaka ubutunzi, ukunda ubutunzi bw'isi kugira ngo abireke biramubabaza. Ndabizi buri kintu cyose mukora, ikintu cyose cyakugize imbata kugira ngo kireke birakubabaza. Ariko Imana iravuze ngo y'ubwayo izabibakorera, ariko ubwanyu mugomba kwemera kubabazwa. Kandi ngo ni ukubabazwa by'akanya gato. Arega mwibuke ko Pawulo yarabivuze, aravuga ngo nicyo gituma nanjye mbabaza umubiri nk'ukoresha iki? Uburetwa, kugira ngo ntamara kwigisha abandi nanjye nkagaragara ko ntagize gute, nakitse. Uku kubabaza umubiri, kukoresha uburetwa, ukemera ko wababazwa ku bwa Kristo, nicyo usabwa. Sibyo? Nicyo usabwa. Nimurebe Yesu Kristo agundagurana n'ikintu bita umusaraba. Yibaza niba yakwemera kudupfira. Kubwe yaravuga ati kubwanjye Imana, kubwanjye undetse ngo nifatire decision. Iki gikombe nakihorera nkigarukira kuri wowe. Sibyo? Ariko kubw'ubushake aravuga ati Imana, oya bibuka ugize ute? Namwe rero nimure kugeza ubwo ibyuya bye byatembye bivanze n'amaraso. Arega biranagahinda ko mu mutima yumvaga ibintu bimuremereye. Ariko yemera kubabara bene ako kageni kugira ngo yemere kwikorera uramusaraba. Ese ugira ngo wowe sibyo usabwa? Nawe nibyo usabwa. Kugira ngo twikorere uyu musaraba w'urugendo rwo gukiranuka, biradusaba natwe ko tubabazwa. Biradusaba gusenga nk'uko nawe yasengaga. Ndabizi niyo byaba n'ubwibone, kugira ngo uzabureke bizagusaba kwikorera iki? Umusaraba. Niyo byaba gasuzuguro, niyo byaba kurenganya abo mu rugo rwawe, niyo byaba kubakoresha uburetwa, niyo byaba gukunda icyubahiro, niyo byaba gukunda ubutunzi, niyo byaba kubura umusambanyi, niyo byaba kubura umurozi, niyo byaba kuba wifuriza abandi bibi, biba biziritse ku bugingo bw'umuntu ku buryo kugira ngo umuntu abicikeho bimusaba ko ashobora kubabazwa. Bizamusaba kubabazwa. Benshi bazasabwa gusiga imitungo yabo, abandi bazasabwa gusiga akazi bakoraga, abandi bazasabwa kubaho ubuzima babona ibyiringiro bisa nkaho ntabyo. Ariko mureke mbabwire, nta hantu hanezeza nk'iyo umaze kwiyegurira Yesu Kristo kandi kemera kugendera mu bugingo bwe. Yesu Kristo aba yiteguye kugukorera ibyashoboka byose kugira ngo ubugingo buhoraho. Yemeye gutanga ijuru ryose. Enote yaranditse ngo Imana yamanuye ijuru ubwo yaduhaga Yesu Kristo, ngo yari imanuye ijuru ryose irishira ahantu dushobora kurikoraho tukumva turarikoraho. Narabikuruye ndeba hari igihe kera nuriraga ibiti ngiye guhanura avoka hejuru mu giti, noneho ugasanga nk'igiti ni kirekire amashami ari hejuru. Ntabwo ari nk'avoka z'iki gihe zino ziva mu aho bazirerera zikaza ari zino mbuto nziza ngufiya mu byaro, haba hari ibiti birebire bigera nk'iyo hejuru. Noneho kugira ngo kiriya giti rero ucyurire ugere ku ishami aho uri buze gufata ukumva urakomeye, byakubizaga icyuya. Twakoraga ikintu twitaga hajya n'iki ingobeko, baranyibukije. Twakoraga ikintu bitaga ingobeko, wakubitaga mu maguru kugira ngo ugende uzamuka
igafata ukongera ukazamuka. Aribwo rero yagutengukaga ukagenda ushishimuka ku giti ukagera hasi bikugoye, kuko wasabwaga kugeranya n'ahantu hari amashami, ugafata ku ishami ugahita wizunguza ukagushyiraho ukuguru, ukaba wazamutse, ubundi avuka ukazimanura. Ariko nabigeranya n'icyo gihe nuraga igiti bimvunye, ndeba noneho Imana imanura ijuru, irarimanura irishyiraho mbasha kugira gute, mbigereranya nk'iryo shami Imana yanciriye hafi, ku buryo noneho nshobora gufataho nk'ibaransa nkahita ngera hejuru mu giti. Ubwo icyo giti ni ijuru. Ndangije mbega ubuntu bw'agaciro Imana yadukoreye ubwo yaduhaga Yesu Kristo. Mbega Imana yashize ijuru aho mbasha gufata, narangiza nkahita nurira bigashoboka. Rero ayo mahirwe yahawe buri muntu wese, ni ibyiringiro by'itorero. Reka Imana idushoboze kuzabigeraho, ndibasabe nizeye. Reka nsome iri somo, handitswe ngo Imana, kandi Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo, izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze, ibongerera imbaraga, nimumara kubabazwa akanya gato. Icyubahiro n'ubutware bibi byayo iteka ryose. Amen. Nanjye bisubiyemo ngo amen. Rero reka dusoreze aha nshuti bavandimwe, Imana ibayobore mu rugendo rwo kwezwa, kandi mumenye uruhare buri muntu wese afite muri uru rugendo. Buri muntu wese amenye uruhare rwe, bibasabiye mu izina rya Yesu. Ndabizi ko tuza gusenga tumaze kuririmba indirimbo isoza, ubwo rundi buze gusenga nta kibazo, ariko Imana ikomeze kubayobora. Amen. Mbega igitambo cy'amaraso y'umukiza wapfuye ari ryazira, yambambiwe umusaraba, abitewe n'urwangunda cyane, n'urukundo rutangaje mwami wanjye, kugira wowe mbere baranopfira. Urukundo ruhebuje nirwo rwamuteye kumvira. Mbega urukundo rutangaje, rwancungura. Yasize intebe y'umwami yase, yemera kunyitangira ngo nkire, nari mbuze epfo na ruguru, imbabazi ze zirangoboka, maze urukundo rwe runtera umunezero, mererwa neza mu mutima wanjye. Urukundo ruhebuje nirwo rwamuteye kumvira. Mbega urukundo rutangaje, rwancungura. Nari maze igihe kirekire mboshywe n'umwijima w'ibyaha byanjye, maze kumenya ineza yawe, gukurikira mfite ibyishimo, kuko nari mbohowe ingoyi y'amabera, ndahaguruka ndagukurikira. Urukundo ruhebuje nirwo rwamuteye kumvira. Mbega urukundo rutangaje, rwancungura. Ntateka ncirwaho indimu, ni Yesu nawe akaba ari muri njye, niwe ngesha kuba
negera intebe ye ntacyo ntinya mpambika ikamba mbikesha urwancumuye ntabwo zahwema kumusingiza iteka ryose urukundo ruhebuje nirwo rwamuteye kumvira mbega urukundo rutangaje rwo ruratuma ncungura. Murakoze, reka dusenge. Turagushimye Mana y'icyubahiro, mubyeyi mwiza, yaba uru rukundo rwawe abari mu isi barusobanukirwaga, mbega amahoro n'umunezero byakwinjira mu mitima yabo, ariko nanone twarumenye udutere mu mutima wo kutiyicarira, duhaguruke tugende tubwira abantu bose iby'urwo rukundo. Ese ntiwatanze igitambo gihoraho? Kuki icyo gitambo kitagira icyo kimarira benshi mu bo tubona ndetse natwe ubwacu? Ni ukubera ko twirengagiza inshingano zacu, maze Satani akatuyobereza mu nzira zitandukanye zirimo gushaka ibyubahiro no kwikunda no kwishyira hejuru, maze ntitwemere kwikorera umusaraba. Ariko tubonye ko imbaraga zo kunesha zibitswe muri twe. Waduhaye imbaraga yo guhitamo n'ikimenyimenyi, n'uyu munsi twahisemo gusenga. Ese kuki tutagiye gucuruza? Kuki tutagiye mu bindi bitandukanye? Nuko rero ubwo dushobora guhitamo, duhe guhitamo ibitunganye, duhe guhitamo ibyo ushima. Twabonye ingero z'abantu bagiye bafata ibyemezo mu buzima bwabo, yewe batanabikoresheje n'iyobokamana, ahubwo bakabikoresha n'izindi nyungu zitandukanye barebaga. Umukobwa abasha guhitamo kutiyandarika kugira ngo azagire urugo rwiza ndetse abashe kubaho yiyubashye. Umugabo ashobora guhitamo kwibabaza akarara amajoro kugira ngo yubakire umugore we n'abana be urugo rwiza rwo kubamo. Ariko se ni bangahe bafata decision, ibyemezo byo kukwiyegura nk'umwami n'umukiza wabo kugira ngo bazaragwe ubugingo buhoraho? Abo nibo dushaka kubabo. Turakwinginze Mwami uhoraho kugira ngo bidushoboze, uduhe imbaraga yo kubigeraho, tubisabye mu izina rya Yesu.